Their union has produced for them 5 children, 3 girls and 2 boys, who are also active in ministry. Ladies and gentlemen, with a standing ovation, let us all honor and welcome the anointed woman of God, Pastor Julian Kabanda, to this pulpit and altar. Umugabo w'Imana yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo kubyuka ukiruka ukagenda utabanje gushimira Imana, aravuga ngo nubwibone, aravuga ngo urumwibone wa highest level. Abivuga sinabisobanukiwe, n'umugabo w'Imana nubaha cyane, sinabisobanukiwe ariko mbiha umwanya. Aravuga ngo ni nko kubwira Imana ngo nubundi nagombaga kubyuka. Hari benshi bapfuye, hari benshi barimo bararira, hari benshi bagiye kubyuka ukuboko kuranga, undi ukuguru kwanze, undi umutwe wahezeyo, undi umutima undi yagiye muri mashini. Jewe ndabyutse kuko nagombaga kubyuka n'ubundi anyway. Nigeze kujya CHK, yari kuri Noel. Hanyuma nsohokana nasohokanye n'abana banjye, ntabwo naberetse umukobwa wanjye turi kumwe. Hanyuma ndabyibuka twari ahantu hano Kimirongo, bashobora kuba barabyibuka, turimo turarya twishimye, ngiye kumva numva ngomba kujya kureba at least gushimira Imana, shimana Imana n'abarwayi. Nabasizeyo na papa wabo barimo barenjoyinga, ncaho ndiruka. Ngeze CHK nahise ngura ibintu bitandukanye, ndavuga ni reka ngende, abana banjye namaze kwishimana nabo, reka ngende shima Imana, nipfurize Noel abatashoboye kuva ku gitanda. Ngerayo mpera ku gitanda cya mbere cya kabiri, I will never forget. Nza gusanga umugore, nari mvuze iki? Umugore. Ndimo ndabwiriza uraha, hano haraka twaturido, ngiranya mbona nta muntu urimo, nkomeza kuri uru ruhande, kumbe arimo, ariko harashashe neza, nawe nta nubwo ushobora kumenya ko harimo iki, harimo umuntu. Ngebye gutya niyo hano yavuyemo, nkomeza hano, shoje arimo arantega iki, maze gusengera uyu mugore wari ahantu, baravuze nonye ndahari, ndakata. Hari ibyo nari ngifite ndamuha, shyira ku ruhande, ndamubwira nti naje kwifuriza Noheli nziza, nubwo uryamye hano ibi bizarangira, Imana iragukunda, mubwira ibintu byinshi, ariko reka mbabwize ukuri natinye. Profe, nibwo nari mbonye skelete y'umuntu, utugufa ahangaha, utuntu twarinjiye, amaso yavuyeyo, utu turoni y'uburyo, ndavuga ni Imana iragukunda. Igira ite? Iragukunda. Agiye kubona abona ndarize, ndize, numva aravuze ngo ntashobora kurira, arimo araniha, arababaga cyane. Hagize akanya aravuga ati urarize, ndambwira ni ahita arambwira ngwino nkubwire, amwe ngo fata hariya urabonamo amafoto, mfatayo, mbona umugore, nari mvuze iki, wambaye akajinsi utebeje, ufite haleluya nyinshi, amataye. Arambwira ngo soma inyuma ku ifoto, nsomye mbona handitseho ngo mataye. Arambwira ngo banyitaga mataye kubera gutera neza, ngo none ndyamye ahantu nta n'umubiri unsigayeho. Ndamubaza uyu ni wowe? Arambwira ngo uyu ni jyewe. Abona ndaturitse ndarize, nawe ararira, ayahe sara navayo. Ndamubwira nti uyu ni wowe? Ati reba munsi kuramo andi mafoto nkuramo umugabo we, abana b'impanga bato cyane, bato. Ahita arambwira ngo ndashaka gusaba ikintu, ntego ntusabire gukira kuko ntibishoboka, byararengeranye. Sabira Imana impa iminota 30 ntababara, ntuyisabe isaha itisubiraho, ntuyisaba amasaha 2, ntibishoboka. Sabira iminota 30, birenda naraboroze.
nsabira 30 minutes numvise usengera uriya mugore nsabira iminota 30 ate siyo mana yawe irabishoboye ntirabishoboye yampa iminota 30 ntagaragurika ntaribwa ndamubwira nti irabishoboye nzamurijwe cyane ni Yesu hari impamvu wanzanye hari ndasara nuje ati wasenze ntanavuga ikindi ati unsabira iminota 30 unsabira impamahirwe ati tugiye India gatatu byaranze South Africa ati kuko urumva nari umucuruzi hano muri Mateus abantu bose baranze narayakoreye narayagize gute narayakoreye atariko yose arangiriye ku mubiri ndayariye koko atunsabire kubera uburwayi mfite ntabwo bikunda ko banzanira abana banjye b'impanga nabyaye nkuze ndabakumbuye sabira Imana ntarapfira kuri ubu buriri impa amahirwe bikunde banyereka abana banjye mbakikire kuri aya maboko abiri ntarava muri iyi si nk'umubyeyi biriya se navuga ngo nararize naraboroze hashize akanya mbona hinjiye umugabo mwiza cyane ahita arambwira ngo ya nigiye mutware we ati urakoze kuza kudusengera ahita binshiramo byose mbona nawe arimo ararira arambwira ati batubwiye ngo dutegereze ati ubu turi hano dutegereje ati niyo mpamvu ubona ambwira ibintu byinshi ntoke ngiye kumva mu mutima numva mu mutima mukara arambwiye ngo ntutinyishwe na situation arimo aho ageze bamaze gukura aya maboko ndimana y'umunota wa nyuma nagiye kumva numva ndasa n'umuntu bacometse ku mashanyarazi mpita ndamureba buriya iyo ufite ijambo yagukopeje riraryoha we ujya kumva ukumva ntuhagaze wenyine ujya kumva ukumva urupfu rumizwe n'ubuzima ndeba umugore ndamubwira nti mama umva nkubwire ibintu wasabye bito Imana igiye kuguhagukira ahita arambwira ati reka gushidikanya igiye kugukiza kandi aba bana uzabakikira arambaza nikwivuze kandi ugavuga nikivuze kubera kubabara afata ibintu nikwivuze iriya yo mu ijuru cyangwa niwo bivuze ubwo yari amaze kumbwira ngo nicyo nari mbazaniye atuyisabire n'imbabazi nari umurokore ukomeye ndagwa amafaranga yaraje ndarambarara ati amafaranga yankuye ku Mana amafaranga nyirukaho amafaranga ndayabona ati uyu mugabo wanjye nuza kumubona yinjira uraza kumirwa n'umugabo mwiza atariko naracitinze umugabo muhindura nk'agadenesi ati habe no kumfata nkabura nagiye kurangura najya kurangura urabyumva nawe nkubita y'icyumweru nyine urumva ndi mataye nta wambonaga ngo aresiste ari umugabo ati doraho nshoreje ati umurimo nakoraga mu rusengero ndawureka nkumva ntukimbereye arambwira ariko nyine ijwi ritavayo ati rero unsabira Imana imbabazi narazisabye ariko sinzi ko yambabariye uyinsabire izanyakire yarambabariye ariko impaye amahirwe kongera gukikira abana banjye naho umugabo aza kwinjira nzamurijwe narasenze n'amarira n'ibintu byinshi uri Imana nta nubwo nongeye gusura abandi nasuye nka babiri gusa ndataha ndasenga mbwira Imana ngo aha simpava iyi ntebe sinyivaho uyu mugore uburibwe budahagaze ndasenga turarira ntiyasubizaga urabyumva ari muri nkamureba nkabona inyama ze zo mu nda zari ziri mu ishashi bashyizeho so sinzi ukuntu narebye Satani arambwira ati ubusura asaba ibiki koko muzabira iruhuko ridashira ariko umva nkubwire niwizera iyo mu ijuru ntuzabikureho amaboko ishobora gukora ibitashobokera abana reka nihute ngere ku ngingo naho ubu tuvugana iryo joro umugabo yaje kumbwira ngo yasinzire nyuma y'igihe kirekire bukeye bwaho le 26 yari konje ndagaruka
turaboroga le 27 ndagaruka ubu tuvuga nawe n'umugabo bari muri Australia. Yes, Profe bari muri Australia, umugabo yagiye gukorerayo NGO, aragenda Mataye yabagarutse, yabaye Mataye, mbwirira ukwegere ngo dufite impamvu ibihumbi zishimira Imana. Umva impamvu nzanye ubwo buhamya. Nageze ahantu navuye aho ku bitaro, natwaye indi image, nagiye mvuga ngo umubiri ni iki, kubaho ni iki, natwaye ibibazo, amafaranga c'est quoi. Umva message nahavanye message ivuga ngo ariko bavuze ngo pastor bivuge. Umva message nahavanye iravuga ngo ibintu byose twirukaho turimo turashaka tubishaka kuko Imana yabanje kuduha icyangombwa cyitwa santé. Hari ibyifuzo utasengera uri kuri bombone, ariko waretse waba urimo uraniha nkawe ukavuga ngo etage wapi, ma piscine, ma fiance mana, fiance uri murasira mu mwuga, fiance mfite vision mu myaka 5 kuzaba namaze kurangiza estate umusozi wose ariko karara mu cyumburira Mana wanyimye amafaranga. Imana itawe n'imbaraga zitumurira nuko naziguhaye. Hari ahantu abantu baba badashobora gusaba ibyo murasaba, badashobora kurizwa n'ibyo murarizwa nabyo. Impamvu turarikira tukagira idols cyangwa ibigirwamana imbere yacu, ubifite kuko Imana yabanje kuguha icyangombwa. Ikibanziriza ibindi ni santé, kandi santé ntuyihabwa n'amafaranga, ntuyihabwa n'ubwiza, uyihabwa n'umuremyi. Ese mwanyemera tukazamura ibiganza tugashimira umuremyi waduhaye santé. Ajya mu byuma yego ufite raporo ariko ntabwo iraguhitana, mwaretse tugaha Imana icubahiro. Wavuze ngo urakoze mwami, urakoze Yesu, tutarararikira byose, tutarararikira amamodoka n'abagabo n'abagore, tutarararikira ubutunzi waduhaye ikibanze. Tuzamuye amaboko, hari abatarashoboye kurenga amezi 3 ya mbere, ariko hari abaryamye mu bitaro, hari abari muri morgue aka kanya, ariko ibiganza byacu biracyazamuka. Alepaya lide la soloba hedi ala kitelebe dozoboya alenita lekede lepeli de lohosoba ilito leidi osoli edesole elebito luade hitelekeya ile pole duzo luade kete. Amabako yacazamuye mazima, turacyafite umwuka tutagura, ntabwo twawuguze ngo tuze hano mu giterane. Turacyafite umwuka waduhaye, nyiribihe, mwana wa Dawidi, Mesiya, mukunzi uruta abandi, utubabari. Ese hari ibyo wabwira ngo bucecete wamajwi we? Mbanze nibwirira umwami unije ubuzima. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Urakoze kutubabarira mu byaha byose twaciyemo, urakoze kwizerwa. Thank you Jesus.